Okay, hello buddies, ni wa mungu wanyu Sam Promoter. Ku bantu batari basanzwe banzi, ni ngewe Sam Promoter wahereza video zanyu za buri munsi. So uyu munsi rero tugiye kuvuga impinduka zigiye kuba ku content creator. So niba ukoresha YouTube, birashoboka yuko wajya gugorwa na watch time 4K. Noneho bigiye kuba akarusho yuko bigiye kuba difficult iteye ubwoba, aho 4K igiye kwimurwa ku bihumbi 8. So rero izi mpinduka zizanye iki? Ese kuba content creation bari hasi, ese zizaba affectingaho iki? Bano banjye ni wa muhungu wanyu Sam Promoter nagarutse. So nyibisanzwe dusanzwe dubana kuri Sam Promoter official. Dusanzwe tubahereza content zirimo uko wakora amafaranga nta gishoro, uko wabyaza umusaruro internet yawe. Ubyumvise neza ra wahageze. Yego ibyo nabyo tuzanye bisa nkaho bihuye n'ibyo ngibyo, kuko umubare wadukurikira hari abantu bakora amafaranga binyuze kuri YouTube channel zabo. So rero kuri YouTube channel wowe ni warabaye monetize, nago bikoreba cyane kurutaba utari waba monetize, niwe bisa nkaho bigiye kugora. So bimeze gute rero? Ni announcement yabaye released kuri creator bose bagiye kujya mu kigega cya YPP, YouTube Partner Program. Ati bimeze gute? Impinduka zabaye, ati zizaza zihatiki, nibyo tugiye kuvuga muri video. So nuburi mushya, birashoboka ko utarusanzwe unzi nkunze gukora video myinshi ndi muri bandi out of camera. Right now nakoze video ngaragara kenshi na kenshi mbandi kuri mic gusa. So mwayikaze ni kuri Sam Promoter official. Dizera ko benshi na benshi bajyaga bashaka kubona ma face yanjye, bashaka kubona mvibinga wenda ndi kuri kamera. Right now rero nabikoze. Reka tuvuge kuri mpinduka zacu zabonetse kuri YouTube yo kuba waba kera ujoininga ikiga cya YPP nyibisanzwe. Mwayikaze rero. So ati rero bimeze gute kuri kugira ngo ujye muri cya kigega cya YPP nyibisanzwe nuko byari bisanzwe bimeze. Benshi na benshi bazi yuko kugira ngo ube umufatanya bikorwa wa YouTube nuko ujya mu kigega cya YPP, YouTube Partner Program. Hari icyo bita requirement zikenerwa. Kuba ufite aba subscribers angana n'igihumbi, ukaba ufite na watch time 4K mu mezi 12, bivuze ko ari iminsi 336 cyangwa 5 nkuko ubyakira. So rero ubundi byasabaga kuba ibyo ngibyo warahuye n'izo requirement, ariko ukabushyiraho na video zawe bwite kugira ngo iyo waprezenze baguhe monetize. So rero hari impinduka rero yabaye released yuko ku itariki ya mbere y'ukwa 2027 ko hagiye kuba impinduka. Ati iyo mpinduka izaba imeze ute? Aho ibihumbi 4 bya watch time azaba ari ibihumbi 8. Yego na kenshi ku bantu bakora YouTube bazi cyo YouTube watch time ihatse. Yego kugira subscribers usanga abantu benshi bazigira mu buryo bworoshye cyane, ariko watch time ushyiraho ibintu byawe bwite usanga biba bigoye. So ariko ku muntu ukora content igarukaho kenshi kandi ifite ubutumwa, kandi content abantu nyine batindaho watch time barazigira. Wagize 4 no kugira 8 yabigira. So rero reka tuvuge kuri izi mpinduka. So ubundi bigenda gute kugira ngo wisange wabuze amasaha? Nabyo turabivugaho. Okay, ku bantu basanzwe bakurikira Sam Promoter muhayikaze. Umunsi tuzanye amategeko n'amabwiriza yasohowe na YouTube ku bantu basanzwe bakoraho amafaranga bashaka kwinjira mu kigega cyo wakora amafaranga kuri YouTube. Kugira ngo ujye mu kiga cya YPP YouTube Partner Program byasabwa kuba ufite amasaha ibihumbi 4, ukaba ufite na subscribers ingana n'igihumbi. Ibi byose ukabikora mu minsi 335. Yego niko byari bimeze, ariko hasora icyo bita announcement released rules, new rules yuko kugira ujye muri icyo kigega ko hari requirements zigiye kuzajya zirasabwa, aho watch time 4K igiye kuba 8K watch time mu minsi 335. Ukabushyiraho auna videos cyangwa unique videos zawe, nacho videos. So mwayikaze rero. Ati bimeze gute? Iyo nkuru twayumvise bamwe dusa nkaho twihebye, byizere bisa nkaho biyoyotse. Rero uko benshi na benshi bagogogo no kugira 4 none bigiye kuba 8. Ibaze icyo kintu rero, nk'umuntu rero wari ufite ikibazo yo kuba yagira 4 bikaba bibaye 8, bisa nkaho ibyo kugira YouTube n'ibyo kuba yaba mu creator ko bisa nkaho bigiye gusa nkaho bigiye kuba inzozi kuri we. So ati bimeze gute rero? Muhayikaze ni kuri Sam Promoter official wahageze. Muri kubana muri
kuvugana ni Sam Promoter mwenyewe wahageze kuri Sam Promoter official. Ese hari abantu bari bamaze iminsi bashaka kubona my face yanjye on camera like this, kuko abantu benshi bakunze kunyumva kuri mic gusa ntabwo bajya babona ndi kuri kamera, ko content yanjye nkora kenshi na kenshi mba ndi out of camera. Right now nakoze video ngaragara, ariko ibyo nanga ibyo tuje gutokinga, tujye kuvuga ku minduka zabonetse. Ati ese ibyo bintu bizaffectinga iki kuba content creation bagiye kujoininga YPP? Ese ko rusanzwe ufite already channel monetize we, ese niki wewe niki bimureba? Ati ni ibintu bisa nkaho ari bibi ku ruhande rumwe, ariko bikaba byiza ku rusanzwe afite channel iri monetize, uwo ntago bimureba. Ariko reka tuvuge kubashaka kujoininga YPP YouTube partner program. So mwayikaze wahageze, manzu kandi subscribe ukanda like video yanjye. Ibindi byo reka bibasobanurire, kuko niko kazi kacu ka buri munsi kujya tubahereza ibya mbere. So yero murabizi ko tubahereza content zijyanye nuko akora ibiceri na gishoro. Yego murabizi uko abyaza umusaruro internet yawe. Burya na YouTube niyo hantu honyine wabyaza internet yawe kandi ukayibyaza umusaruro ubikora amafaranga yakavagari. Yego niko biri, niko bimeze. Reka tuvuge kuri iyi minduka rero. Ubundi ijoro ryahise habonetse icyo bita new rules of YouTube yarurizinze. Bisa nkaho abantu bayisomye baravuga ese nibyo cyangwa ni abantu babyanditse bamwe agira ngo AI yabirurizinze, ariko ayo makuru agiye kuba confirmed, kuko ukora ikintu manza kukurizinga mbere ikasa nkaho gipublishinga ku content creation bakamanza akayimenya hakiri kare. So rero ibi nabyo nibyo byabaye. YouTube yarurizinze new rules igiye kuzatangira ku itariki ya mbere kwa kabiri 2027 bizashyirwa mu bikorwa, aho 4K watch time zahinduka 80K watch time. Ese ibyo bintu wari ukumva bisa nkaho bitazaba bigoye aba content creation? Yego bizaba bigoye, ariko byo mukanya ngiye kubabwira ibiri banga nurikoresha uzabona biri easy cyane. So mwayikaze rero kuri Sam Promoter official. So rero ubundi watch time kuki igiba isanga iba difficult kuba content creation. Watch time kuyibona usanga aho babigoye cyane, kuko ikora content idagarukaho kenshi, udakora video ndende cyane, wenda nk'iminota 30 kujya ku saha, wenda ukajya na views wenda 200 500 igihumbi wakabije 2000, biragoye ko wagira watch time 4K. Ariko yukora ibyo bintu wenda aba bakureba wagize views 200 ugakora video nyinshi cyane, urakora video ndende, uyugize views 200 bakara video ya bakayirangiza, watch time urayibona. Ni hande rero usanga umuntu yagize wenda nka 20 bya views ugasanga afite watch time nyeye. Aba bakwanzeho barangize video bakayigaragaza wenda nka hagati barebye kenshi, niyo mpamvu usanga watch time zabo zitiyongera. Ese niki wakora kugira ngo ukore video abantu baza bagatindaho igatuma bikwinjiriza watch time? Ugomba kumenya icyo bita niche, ukamenya icyo bita content creation. Ese niki asabwa kugira ngo abe mwiza akore video abantu bazabaraza bagatindaho bigatuma watch time ayigeninga? Ubundi cyambere iyo ukora video ugiye gukora niche yawe, umanza kura niche yawe ushoboye kandi nishobora goreza abantu bagatindaho. Ese niki shoboye? Ese shoboye iki nahereza abantu bakaza gatindaho? Ifitemo experience, ukamenya icyo bita editinga, ukamenya icyo bita thumbnail, ukamenya icyo bita title, ukamenya icyo bita high quality, uko ikorwa video iri high quality, ukamenya icyo bita kirazira YouTube, ukamenya ko mbese mu content creation abahagaze ute, cyangwa content creator wa YouTube mwiza abahagaze ute. Ibyo umaze kubimenya ukamenya content yawe na niche yawe, nta kindi cyagisigaye, views ziraza kandi nakabuza. So rero ibyo rero watch time yo wahuye n'icyo kibazo benshi na benshi usanga bivamo ugasanga ni ikibazo. Ese ko babivamo ari 2000 ko bigiye kuba 8,000? Burasi bisa nkaho noneho benshi badafite inzozi zo kuba baba content creation cyangwa bajye mu kigega cya YPP, bigiye gusanga bigiye kuba inzozi kuri bo, kuba usanga ni 2000 byarabagoraga no bigiye kuba 8,000. Yego iri ni ihurizo rikomeye cyane, kuko benshi na benshi
bagiye kubivamo hakiri kare. Ariko rero icyo nakubwira, wowe ntabwo ufite gutegereza ayo masa yuko tugira 27, wowe washaka icyo witemo ubumenyi kuruta ikindi kintu kugira ngo ubashe kugira ngo ufatiranye igihe ube wenda uzabe ufite channel iri monetize, kuko abifite channel monetize bagaramye bameze neza, abashaka kujoininga nibo bizaba ikibazo. Ariko burya byavuga ngo aho wakubitiwe bamwe babasekera. Yego usanga video imwe kuba content creation bikora neza yo yinjiza n'amasaha 8,000, ariko icyo kintu wacyumvise, ariko wowe ugasanga ukoze video z'amangana 2 na n'amasaha 4,000 ufite. Yego nicyo kibaho nyine kutamenya icyo bita content creation yawe, niche yawe, uko video ikorwa kugira ngo ube content mwiza. So rero niba ushaka kuzamura urubuga rwawe, ushaka watch time, watwandikira tukagufasha kuri ya WhatsApp yacu 0884044731, tukagoreza n'umujyanama ko wakora video nziza, ko wakora niche yawe yumvamo yagoreza amasaha, ko twakwereka kirazira ikitemewe n'ikemeye kugira ngo ube content mwiza, utabura watch time 2,000 kugira ngo waba monetization. So rero nyine bidasubirwaho 27 mu kwa kabiri bizashyirwa mu bikorwa biba officially yuko 4,000 bizakurwaho akajya 8,000, bikaba yuko bisanga kugira ngo ujye mu kiga cya YPP YouTube partner program za ufite subscribers na views na short nazo twibagiye kuzivugaho. Short zari 10,000 zari miliyoni 10 nazo zaba ari miliyoni 20, ariko short ho usanga abantu bagirirwa amahirwe ko munakora short imwe yonyine ikazana n'izo miliyoni akahita yaplayinga akaba monetization. Ibyo byose nubwo wabigira ariko ukora video zitari zawe nkubwije ukuri, ibyo byose no gutumwanya. Ugomba gushaka video zawe bwite YouTube, because udafite video zawe bwite n'ubundi buri gutumwanya ukavuga wenda ndagenda downloading ibintu by'abandi ngo shiraho gire views, ibyo ngibyo uri gutumwanya ugomba kubikora byose ufite video yawe bwite uzashyiraho kandi ikakwinjiriza ibyo byose. So ni Sam Promoter nyibisanzwe ubahaye amakuru yanyamutakura ahandi.